Mwino sabune. Hahandi twari tugeze. My people are perishing because they lack knowledge. The youth that is seeking God, it is the youth that bring a difference where they are working. Murebu rukundo rukomeye cyane twawe n'Imana oraho twahinduwe abana b'Imana oraho dukwiye kubana amahoro Murebu rukundo rukomeye cyane twawe n'Imana oraho twahinduwe abana b'Imana oraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo n'amamarira azaba mw'ijuru tuzanezerwa cyane tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye timufite reason yo gukora nabi. You don't have any reason to work in a wrong way. You have a hard-working pastor. Our president, His Excellency, is a hard-working person. Our country also encourages the young to be hard workers. But you find that we only know you about dancing here, nothing else. Imagine after dancing you go ask for milk outside.
You would usually come here to dance when you're fully prepared. Itorero rya none, itorero nyaryo niryigisha abantu gutera imbere, gukora. The right church, the church of nowadays, it has to be a church that teach people to work but also to be prosperous. Nta nuzatangira itorero adafite ubushobozi, mwarabibonye. And you have seen it in the news, in the New Gazette. Gutangira itorero wawe urya amafaranga y'abantu ubashaka mu maturo wigisha amafaranga, niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwagwingiye hano. Tugira abantu bafite ubushobozi batangira amatorero, batanga akazi, batanga imirimo, bubaka ibintu bifatika, bubaka amashuri, bubaka amavuriro. Ngiki gihugu Imana iradushaka gukora mu buryo butatu twita holistic. Dukore mu mwuka, dukore mu buzima busanzwe, dukore no mu mubiri. Mu buzima busanzwe mvuga ni marangamutima na soul, body and spirit. The Lord needs us to serve in three ways: in the soul, the body, and the spirit. That is why in the churches nowadays, you have to begin a church if you are really powerful and you have the finances to finance the church. There's no way you can begin the church as you're asking for people to bring in their money, yet you're not putting in anything. Umwijima uruta indi mwijima. The greatest darkness you may ever have. Umwijima ukomeye mu isi. The greatest darkness in the Umwijima world. wisha abantu benshi. The darkness that is killing Umwijima people. abantu benshi basitaramo. The darkness that people are stumbling Ntabwo ari in. uriya mutekereza. It's not the darkness that you know. N'ubujiji. It is ignorance. Igihe cyose ukiri injiji, Every time you're still an igihe ignorant cyose person, utamenya, every time you do not know, uzagenda urindagira. you will go wandering. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo But the word of God says, bazamenya ukuri, they shall know the truth, ukuri and the truth kuzababatura. will set them free. Ubwoko bwanje burazira kutamenya. My people are perishing because they lack Urubyiruko knowledge. rushaka Imana The youth that is seeking ni God, n'urubyiruko ruzana itandukaniro aho rukorera. it is the youth that bring a difference where they are working. murebe urukundo rukomeye cyane twawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo n'amarira azaba ijuru. Tuzanezerwa cyane, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo n'amarira azaba ijuru. Tuzanezerwa cyane, tuzaririmbana, tuzambikwa ikuzo
Aywa, tusanese
sabune ni sawa yitwa sabune uriya muhungu niwo mucuranzi mbonye uwakoresha ibicurangisho bibiri Sawa. noneho dufite iminota 9 hariya mbongeye yindi 3 wamukomereza ajya twari tugeze nyuma y'ijambo ndabongera kabiri ariko dusubiremo Sawa. akandi gatoya mu minota 3 muyubahirize murakoze ngaho Ngwino sabune. Hahandi twari tugeze.